Ishyari ni ishyano, nuko Imana irema muntu, imurema mu ishusho ryayo, nyuma isanga atazaba wenyine, bityo imuremera umufasha bakwiranye, ibigirira kwihesha ikuzo, ibikora uko yabishatse ntawe igishije inama. Iyo rudasumbwa niyo yagennye aho umuntu agomba gutura, imutuza mu ngobyi ya Edeni, ngo agenge n'ibindi biremwa rurema yahanze. Umunyeshyari Sekibi sibwo amuteye, akamuterereza ubupfura buke no kutita ku mategeko y'Umuremyi, nawe agashyanuka akamukurikira mu nzira y'ubuyobe ariyo kwigereranya n'uwaduhanze, agashaka kubaho nk'Imana ndetse ngo ntakeneye kuyoborwa nayo, nawe amenye nk'ibyizi no kugendera ku mahame yayo ni ubujiji. Aca ubwenge atyo guhera ubwo aciye bumutera guciririka. Nyamwanga iyo zavuye sibwo yigimbye uwamugabiye, akirukanwa ubwenge yiringiraga bukayoyoka, n'uwamushutse akamutenguha, akisanga ari inkera mu ruho. Ntibigarukire aho, bikamwokama bikagera no ku bamukomokaho. Mu kwibaruka yibaruka Kayini, uburiza buzira kwizihirwa n'ibyiza by'abandi, yivugana umuvandimwe wamuziza gushimwa n'uwamuhanze byose, uwatuye ituro rizima rizira icyasha, Rurema akarishima hasiga ubuzima, Rurema amutera kuyerera nkeka ari we sekuru w'ibirara byose. Ugira ngo byashiriye aho se? Oya da! Ikiremwamuntu cyimitse umuco mubi wo guhora urekereje ngo iby'abandi ntibikabemo ihirwe. Icyo utunze rubanda bakacyifuza, ngiyo imvano y'ishyanga ritera irindi, n'ubwambuzi bwabo, gushukana cyangwa ubujura butujujubya. Ibi si ibya rubanda gusa, no mu bami byima mbere yabo, utaretse no mu bakozi b'Imana. Ibuka Dawudi, wimitswe n'iya kare, abenguka umugore w'abandi, abizi neza ko afite umuganji, shenge wakundaga Rurema kandi agaharanira ku bushyinguro bw'Imana bwubahwa, kandi agaha agaciro Yowabu n'abagaragu n'umutegetsi we ubwe. Bahabwa agaciro kabakwiye, ariko aryamana na Betsabe umugore we, amenye ko yasamye, ntiyarekeraho, yicisha Uriya ngo akunde amwegukanire umugore we. Umva ko Imana yatumye Natani kuri Dawudi. Ngo habayeho abantu babiri mu mujyi umwe ari umukungu, undi ari umukene. Umukungu akagira intama n'ibimasa bitabarika, umukene nta n'akantu namba yari afite, uretse agatama yari yaraguze konyine. Yarakagaburiraga maze gakurira iwe kumwe n'abana be, kakarya ku byo yaryaga, kakanywera ku nkongoro ye, kandi kakaryama mu gituza cye. Kari kamubereye rwose nk'umukobwa we. Umukungu rero aza kugendererwa n'umushyitsi, ntiyatekereza gufata mu ntama ze no mu bimasa bye ngo azimanire umugenzi waje iwe, ahubwo afata ka gatama ka wa mukene, nuko azimanira uwo mushyitsi we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Sibwo Dawidi arahiriye Natani ko uwo muntu akwiriye gupfa, kumba ari we wicira urubanza ku byo yakoreye Uriya agatwara umugore we. Yego rwose, nawe niba urangwa n'ishyari no kwifuza iby'abandi, ugahora wumva abandi badakwiye guhirwa ntiwigaye, si ngombwa ko abandi babikubwira, nawe urabyumva nk'uko Dawudi yumva ububi bw'ubuhemu, nawe wabwumva. Icyo uruta byose ni uguca bugufi ukigarura,
ugasaba rugira imbabazi inzira z'ikigendwa, atari ukugaya abandi ngo wowe we kwimenya, ahubwo ukinjira mu mutima wawe ukavanamo icyitwa ikibi cyose. Mu mategeko y'Imana harimo kutifuza umugore w'undi cyangwa isambu ya mugenzi wawe cyangwa itungo rye, yewe habe n'umugaragu we. Hari n'abibeshya ko icyaha ari ukwifuza. Oya da! Kwifuza ni kimwe mu bitugize, ariko ujya wifuza ibyiza kandi biciye mu mucyo, unabyifuriza abandi. Ujya wumva ishyari ryiza? Ni ukwifuza kugera ku byo abandi bagezeho, byaba ngombwa ukabarenza. Ibyo ni byiza rwose, upfa kutumva ko ugomba kubasubiza inyuma cyangwa kubahemukira ngo ukunde utere imbere, ahubwo ugashimira ko bajya mbere, mwese mugafatanya urunana mu iterambere. Niwanga ko umuturanyi wawe atera imbere, jya umenya ko n'iterambere ryawe uriciye akaguru rizajya rigusanga bigura intege. Nugerekaho n'umuvandimwe wawe gutera imbere biba inzozi, naho nubyishimira azacana ubona ahurahura. Nuterwa nutabaruka abanire neza abo wasize, iterambere rije iwe rizaba rigusatira. Ujye utambukana ubwema n'ubwemarare, bitari bimwe by'abamarana bakarushanwa bashaka ibiborekaho gufatanya kujya mbere. Muntu ucisha amarozi ngo umareho urubyaro rw'uwo rurema yagushyize hafi, igaye wowe unanirwa gukora, ukumva uzarya imitsi y'umuvandimwe wiyushye akuya. Wigaye wowe uhorana imigambi mibisha ku bandi, wabigeraho cyangwa ntubigereho. Ntaretse nawe mubyeyi wirirwa utoza abawe kwanga abavandimwe, abaturanyi n'inshuti kubw'ishyari ryawe. Wigaye kuko ishyari ari ishyano. Nihita Yesu wakayishuka ka serukotsa rwa ruhagi rwa bigogo bya muto wa muhondo gwa nkwako ya nkwakuzi. Isata ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima, ishyikana ku mubiri ingeri yasumbye inkigo, nyamuca mu gakanga bari bakagacira icyo ngo mico myiza yahaciye. Hitayezu Sosthene.